Reka nguhe ikaze kandi nanakwifuriza kugira ibihe byiza wowe mukunzi w'Urugwiro Media TV ndetse na Kiberinka TV. Nizere ko umeze neza aho uri hirya no hino hatandukanye, yaba wowe uri hano mu Rwanda ndetse nawe uri hakurya y'amazi magari. Nizere ko umeze neza. Gitumye nzi imbere ya kamera mvuye kugukurikiranira urubanza rwa Turahirwa Moses uzwi nka Motion watawe muri yombi. Urwego rw'ubugenzacyaha rwamutaye muri yombi ruvuga ko akurikiranweho gukoresha ibiyobyabwenge by'urumogi, aho urwego rw'ubugenzacyaha rwanagaragaje ko uyu Turahirwa Moses mu bipimo yafashwe byagaragaye ko afite ingano nini y'ibiyobyabwenge mu mubiri we. Mu minsi ishize nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko dosiye ya Turahirwa Moses bamaze kuyiregera urukiko. Uyu Motion si ubwa mbere afashwe akurikiranweho gukoresha ibiyobyabwenge cyane cyane urumogi cyangwa se cannabis nk'uko we abivuga imbere y'urukiko. Uyu munsi rero ahagana mu saa 12 z'igitondo nibwo Turahirwa Moses ndetse n'abandi bazanywe bagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Aha Turahirwa Moses yagombaga kumva ndetse no kwisobanura ku byaha akurikiranweho. Ubushinjacyaha bwamureze ibyaha birimo gukoresha urumogi nk'uko biri no muri dosiye yatanzwe na RIB. Ibyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwagaragaje byatumye atabwa muri yombi, ndetse Turahirwa Moses mu kuburana kwe yemeye ibyaha akurikiranweho birimo cyane cyane gukoresha urumogi. Turahirwa Moses ahawe umwanya ngo yiregure, yafashe umwanya uri hagati y'umunota n'igice n'iminota 2 atarabasha kugira icyo avuga, ari kurira. Mbere yo kwisobanura yabanje guturika imbere y'urukiko nyuma yo gushinjwa gukoresha urumogi ndetse no kurutunda, bimwe mu byaha akurikiranweho. Yaturitse ararira. Aha byanasabye ko presidente w'urukiko abanza kumuhumuriza, amwibutsa ko ari imbere y'urukiko amaze gusomerwa n'ubushinjacyaha ibyo bumushinja, ariko kandi anamwibutsa ko atagomba kugira impungenge n'ubwoba kuko afite umwunganizi mu mategeko. Bimwe mu byaranze uru rubanza uretse guturika kukarira kwa Moses cyangwa se Motion, harimo n'umwunganizi we. Uyu mwunganizi we byagaragaye ko ntago ari umunyarwanda, nta nubwo yumva ururimi rw'ikinyarwanda. Byasabye ko ashakirwa umusemuzi. Ibyo urukiko rushinja, ubushinjacyaha bushinja Moses, umusemuzi akajya asobanurira uwo mwunganizi wa Motion kugira ngo aze kugira kunganira umukiriya we yumvise ibyo aregwa ndetse n'ibyo Motion yisobanuye nawe akabisobanurirwa kugira ngo aze kugira icyo yakongeraho mu gihe yaba yumvise umukiriya we hari ibyo yavuze bidafite aho bihurira n'amategeko cyangwa se hari aho yabihuza n'amategeko. Moses rero nyuma yo guhendahendwa bakamusobanurira ko atagomba kugira ubwoba, ari imbere y'urukiko kandi afite uburenganzira bwo kwisobanura ndetse adakwiye no kugira impungenge ko afite umwunganizi mu mategeko, yaje kubohoka aravuga. Moses ikintu cya mbere yabanje kwisobanuraho yavuze ko atemeranwa n'ubushinjacyaha buvuga ko ku matariki yafatiweho n'igihe n'amasaha. Moses yavuze ko yafashwe tariki 13 z'uku kwezi, hanyuma agafatwa ahagana saa 6 z'ijoro mu gicuku. Avuga ko yakangutse yumva abantu bari iwe ari benshi, hanyuma akabanza kugira ubwoba bwinshi atekereza ko ari abagizi ba nabi bamuteye, ariko nyuma yo kubona ko harimo umupolisi yabonye ko atari abagizi ba nabi ahubwo ari urwego rw'ubugenzacyaha ruje kumufata kugira ngo rumufunge. Icyakurikiyeho nuko bakomanziwe Moses yanga gufungura, nyuma hitabazwa izindi mbaraga zirimo guca urugi kugira ngo bamufate. Mu bindi Moses yavuze ko ahakana ko yafatanywe udupfunyika 13 tw'urumogi, ahubwo we yemera ko mu magarama 5 yari yaravanye mu gihugu cya Kenya yarasigaranye amagarama 2 ari nayo yahaye abaje kumufata, abemerera ko koko akoresha urumogi, anywa urumogi cyangwa se akoresha cannabis. Yakoresheje inyito ya cannabis. Mwibuke ko no mu rubanza rwa mbere niba wararukurikiranye n'ubundi yavugaga ko ari ikiyobyabwenge cyo mu bwoko bwa cannabis. Sinzi niba yarashakaga gukwepa inyito urumogi
kugira ngo wenda mu mategeko niba bishaka bazabibure, ariko ubugenzacyaha bwamureze gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi. Moses we yemeye ko iyo cannabis ngo mu Rwanda itahaboneka yayivanye muri Kenya. Mu kwiregura rero yahakanye ko yafatanywe utwo dupfunyika 13 twagaragajwe n'ubugenzacyaha muri dosiye bwagaragaje cyangwa se mu byo bwashyize hanze buganiriza itangazamakuru, ahubwo we avuga ko yarasigaranye izo garama 2 arizo yanahaye umupolisi waje kumufata, ndetse aranazifotora, ndetse anasaba urukiko ko ngo rwazabisesengura rugasaba iyo foto, rukanasaba izo garama kugira ngo ruhuze iby'ubugenzacyaha bumurega n'iby'ubushinjacyaha bumushinja imbere y'urukiko kugira ngo abe yarenganurwa. Ibyo Moses yabirenzeho, ariko presidente amubaza itandukaniro ry'urwo rumogi cyangwa se iyo cannabis yemera yavanye mu gihugu cya Kenya n'urumogi rugaragara mu Rwanda. Moses yavuze ko hari itandukaniro hagati y'ibyo biyobyabwenge byombi, kuko ngo yavuze ko ngo aho bitandukanira cyane ngo ari mu buryo bipakirwa. Abajijwe na presidente itandukaniro riri hagati y'urwo mu Rwanda n'urwo ngurwo we yemera akoresha, yavuze ko ahanini bitandukanira ku buryo rupakirwa. Hanyuma Turahirwa Moses akomeza kwiregura. Presidente ntiyazuyaje, yese amubaza impamvu ituma akoresha ibiyobyabwenge. Turahirwa Moses yamubwiye ko impamvu ituma akoresha ibiyobyabwenge ngo ari ubuzima bwe butameze neza, ngo bitewe n'agahinda gakabije afite. Aha abari mu rukiko bose batangiye kujujura, ndetse na presidente asaba ko abantu batuza. Presidente ntiyazuyaje, esa namubaza niba hari uburwayi afite cyangwa se hari uwayimurangiyemo umuti. Hanyuma Turahirwa Moses yasubije ko ntawe. Avuga ko ahubwo yakoze ubushakashatsi ngo agasanga imiti myinshi cyangwa se imwe mu miti ngo ishobora kuba ikorwa hifashishijwe iyi cannabis, ngo ari nayo mpamvu nawe yumvise ko aramutse ayikoresheje nawe byamufasha kwigabanyiriza ngo ako gahinda gakabije afite. Gusa yibutsa presidente w'urukiko ndetse n'inteko iburanisha ko yari yaratangiye urugendo rumuganisha kureka ibiyobyabwenge, anashimangira ko yari afite rendezvous yo guhura n'umuganga uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse anagaragaza ko bari baratangiye kuvugana, anafite tike y'indege izamujyana muri Amerika gukurikiranwa n'uwo muganga kugira ngo amufashe mu bijyanye no kuba yatera intambwe akareka gukoresha ibiyobyabwenge, akaba umuntu mu buzima busanzwe utarangwa no gukoresha ibiyobyabwenge, ngo kuko yitekerejeho ngo abona iyo yamaze kubikoresha kenshi bimukoresha ibintu bibi cyangwa se bituma yitwara nabi. Hanyuma ku bijyanye n'inyandiko Turahirwa Moses yasinyeho, zaba izifatirwa ry'imitungo ye ndetse n'ibindi byo mu bushinjacyaha byo mu bugenzacyaha, Moses yavuze ko nta mu mutwe hazima hatuje yari afite, ndetse avuga ko ibyo yasinye icyo gihe nta yandi mahitamo yari afite uretse kubisinya. Hanyuma avuga ko nta mahitamo yari afite kuko ubwo yatabwaga muri yombi yagombaga kwemera ibyo bamubwira byose kugira ngo ibintu birangire neza, ndetse yemera ko anaca bugufi agasaba imbabazi z'icyo cyaha. Ibijyanye n'abatangabuhamya ngo batanze ubuhamya, Moses yabihakanye, avuga ko amasaha baziye kumufata nta mutangabuhamya wari uhari kuko hari mu masaha y'igicuku nk'uko twabibabwiye. We yemera ko yafashwe mu masaha 6 z'ijoro ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane, aho kuba itariki yavuzwe na RIB. Hanyuma ku bijyanye no kuba yarasinye, hakabamo ibyo asinya yaje guhakana imbere y'urukiko. Uyu Turahirwa Moses yavuze ko mbere yo gusinya atigeze abona umwanya wo gusoma. We bamuhereje bamubwira ko ari inyandiko z'inyandiko mvugo yakorewe mu bugenzacyaha, ubwo yisobanuraga mu bugenzacyaha agiye gushyiraho umukono, atigeze asoma. We asabwa yerekwaho asinya, ntiyahabwa umwanya wo gusoma, ahita asinya, ahita akomeza ajyanwa aho yagombaga gufungirwa. Turahirwa Moses rero abajijwe ku bijyanye no gukurikiranwa afunze,
yagize ati ndatakambira urukiko ndetse ndanasaba imbabazi yaba urukiko, umuryango nyarwanda ndetse n'abanyarwanda bose n'umuryango wanjye. Mu mbabarire, sinzongera gusubira muri ibi byaha, ariko simburane mfunze, mungirire imbabazi no kuburana ntafunze, no kuburana mfunze, mburana ahubwo ntafunze. Yakomeje avuga ko aciye bugufi, asabye imbabazi urukiko ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Perezidante w'urukiko yamubajije ku bijyanye Perezidante w'urukiko yamubajije ku bijyanye no kuba hari abaganga bari batangiye kumufasha kugira ngo abo baganga nabo bazabazwe niba koko hari ibyo bari baramaze kuvugana nawe. Avuga ko aha niho yahise atangaza ko hari umuganga wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari wemeye kumufasha, ndetse akaba yari yaranaguze tike yo kujya muri Amerika kugira ngo akurikiranwe, afashwe kuri iki cyaha, kuri iki kibazo yari afite cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Yavuze ko nyine uwo muganga yari kuzamufasha, yari ari muri Amerika, ndetse ngo n'itike yari yaramaze kuyigura ihari. Iyo ari kimwe mu bimenyetso urukiko rwagenderaho rumufasha akaburana adafunze. Perezidante yahise amubaza ku bijyanye n'ibipimo byamugaragayemo, amubaza niba yari yarigeze abireka igihe yaba yari yaratangiriye urwo rugendo rwo kureka ibiyobyabwenge. Yamusubije ko mu ntangiriro z'uyu mwaka turimo wa 2025 aribwo yari yatangiye urugendo rwo kuva ku biyobyabwenge, ariko yari atarabonana n'umuganga we. Aha Perezidante yari yagendeye kuri ya raporo yatanzwe n'ikigo gishinzwe gupima ibimenyetso cyangwa se RFL, Rwanda Forensic Institute, ikigo gifata ibipimo bishobora kwifashishwa mu nkiko n'ibimenyetso bya gihanga birimo na za ADN, ndetse bikanapima ingano y'ibiyobyabwenge umuntu afite igihe yagejejwe imbere y'urukiko akurikiranweho gukoresha ibiyobyabwenge. Perezidante yagendeye kuri ibyo bipimo, amubaza igihe yaba yari yaratangiriye urwo rugendo rwo kureka cyangwa se kuva ku biyobyabwenge. Niho Turerwa Moses yasubije ko yatangiye urwo rugendo mu ntangiriro z'uyu mwaka. Yahise anamubaza, Perezidante yahise anabaza Turerwa Moses ikimutera kunywa ibiyobyabwenge. Yavuze ko afite agahinda gakabije, ari cyo cyatumye atangira gukoresha ibiyobyabwenge. Hanyuma hahise hahabwa umwanya wa mwunganizi cyangwa se wasobanuraga. Aha mbibutse ko mbabwire ko wari wafashe izi nshingano zo gusobanurira uyu mwunganizi wa Turerwa Moses ukomoka mu gihugu cya Cameroon. Benshi mu rukiko bakurikije uko yavugaga icyongereza, yakoreshaga ururimi rw'icyongereza, bumvagamo accent cyangwa se imivugire y'icyongereza iri muri Western Africa. Ariko benshi bagahita batunga urutoki muri Nigeria cyangwa se Nigeria, ariko nyuma y'uko avuye mu rukiko tumubajije aho akomoka yatubwiye ko ari umunyakameruni. Uyu mugabo rero bahaye umwanya kugira ngo umwunganizi wa Turerwa Moses ibivugirwa mu rukiko kugira ngo aze kunganira umukiriya we yabashije kumva ibivugwa kuko byakorwaga mu rurimi atumva rw'ikinyarwanda. Hanyuma asabwa ko ibyavuzwe byaba iby'ubushinjacyaha bwashinje Turerwa Moses yakongera kubisobanurira umwunganizi, urukiko rwose rubyumva. Aha ngaha rero yasabwe kubikora kuko n'ubundi yabikoraga, ariko abisabwa kubikora mu ijwi riranguruye inteko y'urukiko iri bwumve, ndetse n'ubushinjacyaha kugira ngo nihaba hari ibyamusobye nabo bamufashe. Aha rero mushiki wa Turerwa Moses yahise atangira kumusobanurira, hanyuma amuha incamake y'ibyo ashinjwa. Aha ngaha ubwo uyu mwunganizi ndetse n'umusemuzi bahabwaga umwanya, n'ubundi mu rukiko hagaragayemo kujujura kuko hari ibyo nyine wumvaga atamusobanurira neza ku buryo biri bufashe umwunganizi. Bamwe bakanabwira ati uru rukiko turabona uru rubanza Moses bizamugora kuko kumvikana n'umwunganizi we bizagorana. We bakumvikana kuko Turerwa Moses azi icyongereza, ariko urukiko rwanze ko agomba kuburana mu kinyarwanda. Aha rero umusemuzi yasemuye, hanyuma ubushinjacyaha bwongera guhabwa umwanya kugira ngo busobanure buvuge niba ibyo umusemuzi abwiye
umwunganizi ari byo, nawe aragaruka asobanurira ubushinjacyaha bubwira inteko y'urukiko na perezidante w'urukiko ko abivuze mu ncamake ariko ntacyo bamuha umwanya umwunganizi akisobanura. Umwunganizi rero atangira kwisobanura yashimye urukiko ku mwanya rumuhaye, yemera ko umukiriya we yakoresheje ibiyobyabwenge ariko ahakana icyaha cyo gutunda. Aha mu byo yavuze yashingiyeho ahakana icyaha cyo gutunda ibiyobyabwenge ku mukiriya we yunganira ari we Turahirwa Moses uzwi nka Motion, nuko yavuze ko haba ku mipaka y'u Rwanda ndetse no ku kibuga cy'indege bigoye ko umuntu yahacisha ibiyobyabwenge ngo abivanye hanze ngo abyinjize mu gihugu kuko habaho gusakwa. Agaragaza ko ibyo ngibyo atabyemera ko umukiriya we yatunze ibiyobyabwenge. Indi mpamvu yashingiyeho yavuze ko umukiriya we yemera ko yari afite grama eshanu arizo yatangiriyeho, bakaza kumufata asigaranye ebyiri, eshatu yaramaze kuzinywa. Yavuze ko iyo ngano y'ibiyobyabwenge itagaragaza ko yari afite umugambi wo gucuruza cyangwa se gukwirakwiza ibiyobyabwenge. Turahirwa Moses we yari yamaze kwemera ko ibiyobyabwenge yabivanye muri Kenya. Amaze kuvuga kuri iki ngiki perezidante w'urukiko yahise amubaza atese ko Turahirwa Moses mu kwisobanura yavuze ko ibiyobyabwenge ari we wabizanye abivanye mu gihugu cya Kenya, wowe uravuga gute ko atatunze ibiyobyabwenge kandi iwe ubwe abyemera ko ari we wabyizaniye? Aha umwunganizi yahise avuga ko ingano y'ibiyobyabwenge Turahirwa Moses yari afite akurikije imvugo yitwa gutunda, yagaragaje ko umuntu atunda agamije gucuruza. Ahangaha niho perezidante yongeye kumubaza atese kuvuga ko yari agamije gucuruza muri uru rukiko hari aho bigeze babivuga? Ahita ahindukira abaza umushinjacyaha ati ijambo gucuruza mwigeze murivuga? Aha umushinjacyaha yahagurutse abwira perezidante ko ijambo gucuruza ntaryo bigeze bakoresha mu rubanza. Aha perezidante yongeye guha ijambo umwunganizi wa Turahirwa Moses kugira ngo akomeze kwisobanura ku byaha Moses aregwa. Yisobanuye avuga ko nta yandi mahitamo namwe Turahirwa Moses yari afite uretse gusinya ibyo yari yeretswe ako kanya ubwo yatabwaga muri yombi. Perezidante w'urukiko yahise abaza umwunganizi wa Turahirwa Moses niba mu ifatwa rya Turahirwa Moses hari imbaraga z'umurengera zaba zarakoreshejwe. Aha umwunganizi yavuze ko ntazo, ariko avuga ko icyo gihe Moses kubera ubwoba yari afite n'ibihe yari arimo by'ubuzima bwe bwo mu mutwe butari bumeze neza, ikintu n'ubushinjacyaha bwaje kugarukaho, icyo yahise yumva ari uko agomba gukora ibyo asabwa byose kugira ngo nibura abone avuye aho ngaho nta kindi kibazo kimubayeho. Hanyuma umwunganizi wa Turahirwa Moses yabajijwe ku bijyanye no gufungwa by'agateganyo kwa Turahirwa Moses cyangwa se umukiriya we uwo yunganira mu mategeko. Uyu mwunganizi yahise asubiza ko gufungwa kwa Turahirwa Moses abona atari wo mwanzuro mwiza kuko ari umuntu ufite ibibazo, ahubwo yakabaye ahabwa amahirwe yo kugira imbere y'uwo muganga. Agaruka ku byo Turahirwa Moses yari yagarutseho by'uko hari umuganga wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bafitanye gahunda agomba kujya kwivurizayo kugira ngo amufashe mu rugendo rwe rwo kureka ibiyobyabwenge. Uyu rero yahise akomerezaho yemeza ko Turahirwa Moses icyo yakabaye afashwa ahubwo ari uko yahabwa ubu burenganzira agasohoka igihugu akajya kwivuriza muri Amerika, hanyuma akazaburana adafunze. Uyu mwunganizi wa Turahirwa Moses amaze kuvuga ibi ngibi, perezidante w'urukiko yamubajije niba ku byo yavuze hari icyo yifuza kongeraho. Icyo uyu mwunganizi yahise asaba, yasabye ko ifoto yafashwe ubwo Turahirwa Moses yatabwaga muri yombi nayo yayibona kuko ngo atarabasha kuyibona kugira ngo urubanza ruzakomeze. Iyo foto nayo yarabashije kuyibona. Icyagaragajwe na bamwe nyuma y'urubanza nuko ariko byanagaragaye no mu rubanza nuko uyu mwunganizi ashobora kuba atari yabonye umwanya uhagije wo gusoma ibiri muri dosiye yose, kuko hari ibyo
wumvaga yisobanura ariko hakabamo kunyuranya n'ibyo Turahirwa Moses yisobanuye. Benshi bibajije impamvu Turahirwa Moses yahisemo gufata umwunganizi uri hanze y'igihugu. Hanyuma benshi bibaza niba mu Rwanda yari yabuze umwunganizi, ariko hakaba n'abavuga ko Turahirwa Moses yagerageje gufata abunganizi bo mu Rwanda ariko bose ngo baratinya, bavuga ko urwo rubanza batarujyamo. Hanyuma ikindi Turahirwa Moses mu kwiregura kwe kari kancitse yavuze ko ubwo yafatwaga we atekereza ko atafashwe kubera gukoresha ibiyobyabwenge. Impamvu avuga ibi, muribuka mu minsi yashize hari post yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze. Moses niyo yavuzeho avuga ko atekereza ko yafashwe kubera kuvuga ubuzima yabayemo bubi cyangwa se ngo ukuntu yabayeho kutameze neza. Akavuga ku mukuru w'igihugu agaragaza ko biri mu byatumye abaho muri ubwo buzima. Ibyo rero ngo akaba akeka ko ari byo bituma yaratawe muri yombi, ahubwo hakitwazwa ibiyobyabwenge. Hanyuma umwunganizi amaze gusaba ko yaza ahabwa ifoto, Presidente w'urukiko yamubajije, anongeraho ko hari raporo yafashwe na RBC n'abaganga bo muri RBC nayo atarabona, asaba ko yabona ibisubizo byayo. Presidente w'urukiko amubaza aho iyo raporo asaba yafashwe n'abaganga bo muri RBC yabitandukaniye n'iyafashwe na RFI cyangwa se cya kigo gishinzwe ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu nkiko. Umwunganizi yasubije ko bitandukanye. Iyo raporo we asaba ari yafashwe na RBC irebana n'ubuzima bwo mu mutwe bwa Turahirwa Moses uko bwari buhagaze. Urukiko rumusezeranya ko ruzakurikirana rukamenya ibyo raporo nayo akazayibona. Hanyuma Presidente w'urukiko yasubije ijambo ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha rero bwahise bugaruka ku cyo bwa mbere na mbere uyu mwunganizi yavuze ku bijyanye no gutunda. Bwemeye ko itegeko ntaho rigaragaza ingano y'ibiyobyabwenge umuntu yatunda, ariko buhakana ko gutunda bivuze gucuruza, bifite aho bihurira no gucuruza. Bwemeza ko bugendeye no ku byo Turahirwa Moses yiyemereye imbere y'urukiko ari byo byashingirwaho we ubwe yiyemerera ko ibyo biyobyabwenge ari we wabivanye mu gihugu cya Kenya abizana mu Rwanda, kuko mu Rwanda yari yahabuze urumogi nk'urwo ngurwo yifuzaga gukoresha, ngo kuko urugaragara mu Rwanda rutameze nk'urwo ngurwo we yashakaga. Hanyuma ubushinjacyaha bwashimangiye ko Turahirwa Moses ubwe yiyemerera gukoresha ibiyobyabwenge, batumva impamvu umwunganizi we ari kubihakana kandi uwo yunganira cyangwa se umukiriya we abyemera. Hanyuma bwahise bunagaruka ku kindi kintu Turahirwa Moses yavuze, avuga ko ubugenzacyaha bwamushinje ibiyobyabwenge biruta ibyo bwamusanganye. Aha ubushinjacyaha bwemeje ko byaba biteye isoni binateye agahinda kumva ikintu nk'icyo ngicyo kivugwa mu rukiko rurimo abantu, kuko urubanza rwabereye mu ruhame rutabereye mu muhezo. Hanyuma ubushinjacyaha bugaragaza ko ibyo byaba ari ugufata inzego z'ubugenzacyaha n'iz'umutekano zigatwererwa ko zigira ibiyobyabwenge zikoresha mu kubishinja abantu cyangwa se kubyegeka ku bantu. Aha ubushinjacyaha busaba urukiko ko izo mvugo z'umwunganizi ndetse na Turahirwa Moses zitahabwa agaciro kuko ziri gusebya inzego z'igihugu, haba ubugenzacyaha ndetse n'inzego zishinzwe umutekano zirimo polisi abagiye gufata Turahirwa Moses. Hanyuma ku cyo kuburana adafunze, ubushinjacyaha bwahise bushimangira ko Turahirwa Moses bumusabira kuburana afunze kuko iyi ari inshuro ya kabiri Turahirwa Moses akurikiranweho ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge. Muribuka ko urubanza rwa mbere Turahirwa Moses yakurikiranweho gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi, nubwo yaburanye yemera avuga cannabis nkuko n'ubundi uyu munsi yabivuze. Hanyuma akaza gukatirwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu rugeretse y'ama miliyoni, ariko Turahirwa Moses agahita ajurira urwo rubanza. Nyuma yo kurujurira rero na n'ubu rwari rugikomeje, nubwo yari atarahabwa igihe cyo guhamagazwa ngo amenyeshwe igihe
ruzaburanishirizwa ubujurire bwe buzaburanishirizwa, ahita akora ikindi cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Aha rero urukiko ubushinjacyaha bwahise buvuga ko iyi ari impamvu, mu mategeko bavuga ko ari impamvu nkomezacyaha kuko ari insubiracyaha, yasubiye mu cyaha yakoze bwa mbere. Aha bigaragaza ko Turahirwa Moses ubushinjacyaha bwagaragaje ko nta somo yakuye mu byo yari yashinjwe mbere, kuko iyo aba yarakuyemo isomo yakabaye yararitse gukoresha ibyo biyobyabwenge, ariko ikigaragara we yakomeje kubikoresha. Ubushinjacyaha rero busaba urukiko ko rwabyigana ubushishozi Moses akaburana afunze, hanyuma ibindi bikazakomeza nyuma. Ubushinjacyaha bwakomeje bushimangira ko Turahirwa Moses yasanganywe amagarama 136 y'urumogi. Ibi bikaba ari igipimo kinini kigaragaza ko uyu Turahirwa Moses nta somo nyine yari yakuye mu byo yari yarezwe bwa mbere. Hanyuma ku kijyanye no kuburana adafunzwe ngo kuko ngo ubuzima bwe bwo mu mutwe butameze neza, aho ubushinjacyaha bwasabye ko bitahabwa agaciro kuko no muri gereza hari abandi bantu bakurikiranwa n'abaganga kandi bafunze. Aha ubushinjacyaha bushimangira ko ibi bikwiye guhinduka, abantu ntibumve ko muri gereza umuntu aba yabujijwe uburenganzira bwe, kuko Turahirwa Moses yakurikiranwa n'abahanga mu Rwanda bamaze kuhaba ari muri gereza, ko icyo kitakabaye urwitwazo rw'uko yaburana adafunze. Ubushinjacyaha bumusabira ko urukiko rwabisuzumana ubwitonzi n'ubushishozi bukamureka akaburana afunze. Ubushinjacyaha bwasoje buvuga ko ubusabe bwa Turahirwa Moses n'umwunganizi we nta shingiro bufite, bitewe n'uko no muri gereza yashobora gukurikiranwa n'abahanga bakamufasha kuva kuri ibyo biyobyabwenge, kuko niba aricyo kibazo yari afite. Ndetse bunasaba ko umwunganizi we atakomeza gukoresha imvugo ari gukoresha zijyanye no kuvuga ko ngo uwo yunganira ngo afite ibibazo byo mu mutwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko ngo byaba biteye isoni kumva ko bwaba buri gukurikirana umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe. Ati kandi nta raporo ya muganga igaragaza icyo kintu cy'uko Turahirwa Moses koko afite ibibazo byo mu mutwe. Ati rero twasaba umwunganizi we ko atakomeza gukoresha iyo mvugo, kuko nta raporo ya muganga ashingiraho agaragaza koko umukiriya we cyangwa uwo yunganira afite ibibazo byo mu mutwe. Hanyuma metre cyangwa se umwunganizi wa Turahirwa Moses ahawe umwanya ngo nawe agire icyo avuga ku bimaze kuvugwa n'ubushinjacyaha. Yavuze ko uru rubanza hari impande zirufitemo inyungu, aho yavuze ubushinjacyaha. Hanyuma Presidente w'urukiko amusaba ibisobanuro kuri icyo kijyanye n'ubushinjacyaha kuba bwaba bufite inyungu muri uru rubanza. Hanyuma yisobanura avuga ko yashatse kuvuga ubugenzacyaha bwataye muri yombi umukiriya we ko aribwo bufite inyungu. Abajijwe izo nyungu izo arizo, avuga ko bwari bugamije gufunga Turahirwa Moses bumukurikiranyeho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Hanyuma asaba ko uyu yunganira atafungwa kuko mu busanzwe ari umuntu usanzwe afite akazi akora ko gutunganya imideri, anafite inzu itunganya imideri, igakora n'imideri, imyenda itandukanye, imyambaro itandukanye. Ati rero numva nta kindi cyaba gituma yakurikiranwa afunzwe, ati kuko byagira ingaruka nyinshi kuri benshi bakora muri urwo ruganda rwe. Ahangaha nyuma yaho ubushinjacyaha bwongeye buhabwa umwanya busobanura ko kuba Turahirwa Moses yaba afite urwo ruganda rukora imyenda cyangwa se iyo nzu ikora imyenda bitamuha uburenganzira bwo ko yakora ibyaha ntakurikiranwa. Bumushimira iyo ntambwe yateye mu kubaka igihugu, ariko bushimangira ko ibyo ngibyo bitamubuza gukurikiranwa, bitamuha ubudahangarwa bwo kudakurikiranwa n'inkiko mu gihe yishoye mu byaha. Ahangaha kandi ubushinjacyaha bwahise bunagaruka ku cyaha Turahirwa Moses ubwe yivugiye ubwo yisobanuraga kijyanye n'amagambo yanditse ku mbuga nkoranyambaga. Umushinjacyaha aravuga ati ahangaha ahubwo ibyo nabyo urukiko rubyandike
kuko agaragaje ko hari ibindi byaha ahubwo yakoze urukiko rutamukurikiranyeho, ati ibyo nabyo byandikwe nubwo atari byo rwabihakanye, ubushinjacyaha bwabihakanye busaba ko ahubwo ibyo byaha nabyo niba urukiko rwabyumvise nabyo rwabishyira muri dosiye akazabikurikiranwaho. Ahangaha ubwo ni ugutegereza tukazumva mu isomerwa ry'uyu Turahirwa Moses uzwi nka motion ibyo ubushinjacyaha ibyo urukiko ruzanzura, haba ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Turahirwa Moses cyangwa se haba gukurikiranwa afunze. Hanyuma hari n'ikindi bari bagarutseho mu rukiko ko Moses cyagarutsweho n'umwunganizi ko Moses ajya gufatwa yafashwe mu masaha y'igicuku ndetse ntanerekwe urwandiko rwemerera abaje kumufata. Ahangaha rero ubushinjacyaha bwasobanuriye umwunganizi wa Turahirwa Moses ko bigaragara ko atasomye dosiye y'urubanza yose, kuko ibyo byose biri muri dosiye rwaba urwo rwandiko rwo gufata Moses rurimo bumusaba ko yatuza agasoma dosiye yose akabona kunganira umukiriya we azi ibikubiye muri dosiye y'ibyo aregwa. Hanyuma Turahirwa Moses urukiko rwanzuye ko isomwa ry'urubanza rwe riri tariki 9 z'uku kwezi kwa gatanu isaa 8 n'ubundi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ngibyo rero ibyabereye mu rubanza rwa Turahirwa Moses ku Rugwiro Media TV ndetse na Kiberinka TV. Tuzakomeza kubakurikiranira iby'uru rubanza rwa Turahirwa Moses kugeza rupfundikiwe cyangwa se rugeze ku musozo, tukamenya uko urubanza rwe rurangiye. Reka ngushimire we twari kumwe haba ku Rugwiro Media TV muri aka kanya ndetse no kuri Kiberinka TV. Ngendi Sam dukomeze kubana haba kuri izo channel zombi, haba ku Rugwiro Media TV ndetse no kuri Kiberinka. Niba utarakora subscribe kandaho kugira ngo tuzabane no mu bindi biganiro bitandukanye. Dusubire ubutaha rero, Imana ikurinde.